imyidagaduro irakomeje kuri Decoder ya Azam TV hamwe na Azam Rwanda Premier League igeze ku munsi wayo wa 24 tariki 20 Gicurasi 2018 Rayon Sport Football Club izahura na Etincelle Football Club. Tariki 21 Gicurasi 2018 APR Football Club izaba ikina na Amagaju Football Club. Ku itariki ya 22 Gicurasi 2018 Kiyovu Sports Club izaba ihura na AS Kigali. Iyi mikino izatangira saa 9 kuri Decoder ya Azam TV yonyine. Buri fatabuguzi rikunogeye aho uri hose mu gihugu ukoresheje MTN Mobile Money, Tigo Cash, Airtel Money cyangwa ugana abaduhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.